umva inkuru utaruzi kuri Papa Francisco. Ese wari uzi ko Papa Francisco kugira ngo yiyemeze gukorera Imana byaturutse ku mukobwa wamubenze afite imyaka 12? Inkuru y'urukundo rwa Amalia de Monte na Papa Francisco. Mu bitabo Papa Francisco yanditse yagarutse ku bihe bye by'ubuto, avuga ku bitandukanye abantu benshi batazi ku buzima bwe. Muri ibi bitabo Papa Francisco avuga ko akiri umwana ku myaka 11 na 12 hari umukobwa yakundaga bari baturanye mu ruzizo rwa Buenos Aires. Uyu mukobwa witwa Amalia de Monte ngo Papa Francisco yamukundaga urukundo rukomeye ndetse bombe bakundana cyane. Muri icyo gihe Papa yari yarubakiye uyu mugore akazi ko mu biti, akamubwira ko nibakura azamwubakira indi hambaye. Ibintu hagati yabo byakomeje kugenda neza, maze umunsi umwe Papa Francisco yandikira uyu mukobwa bakundana ibaruwa amubwira ko yifuza ko yazamubera umufasha niba bakuru, ngo ndetse ko natabyemera Papa Francisco atazigera yongera gukundana ukunda azahita aho umupadiri maze akazibera ingaragu ubuzima bwe bwose. Uyu mukobwa mu gusubiza ubu busabe bwa Papa Francisco, igisubizo cye cyaje ari oya. Kuba rushingana avuga ko ahanini byaturutse ku babyeyi be. Uyu mugore avuga ko mama we akibona iyo baruwa yari yandikiwe na Papa Francisco yamutonganyije cyane. Akibona iyo baruwa yari yandikiwe na Papa Francisco yaramutonganyije cyane ndetse amubaza niba yumva akeneye umugabo kandi akiri umwana w'imyaka 12. Nyuma y'uko ibyo bibaye haciyemo iminsi Papa Francisco na Amalia de Monte batavugana ndetse batanabonana. Ni cyane ko uyu mukobwa Papa we yanamukubise umunsi abona ibaruwa yari yandikiwe na Papa Francisco. Nyuma y'igihe batavugana Papa Francisco yaje guhita yinjira mu ishuri rya seminari. Nyuma y'igihe batavugana Papa Francisco yaje guhita yinjira mu ishuri rya seminari maze atangira urugendo rwo kuzaba umupadiri. Amalia kuri ubu ni umubyeyi w'imyaka 86 y'amavuko, avuga ko atagira ibagirwa ibihe by'ubuto bwe na Papa Francisco. Avuga ko yari umuhungu uzi gutetesha ndetse ko ibihe by'urukundo by'igihe gito bagiranye byari byiza. Je wabateguriye inkuru nabagezaho, nitwa Dieudonné Isezerano. Ndabashimiye.